nta muntu n'umwe ushobora kuncecekesha. Ukuri kwanjye nzakuvuga ndetse uko byagenda kose. Naho rero abanshinja nuko nyine batinya ijwi ryanjye, si uko akenshi ari ukubera ko mfite icyaha nakoze. Iyo uvuga ukuri uba uteye ikibazo ndetse abantu benshi barakanguka. Niba bavuga ko ndi ikibazo ni uko mbona kuri. Aya ni amagambo uyu musore cyangwa se tumwita umugabo Yampano yavuze mbere y'uko iminyururu imukora mu biganza, mbere y'uko amapingu amwambikwa, mbere y'uko imiryango ifungwa. Ndetse ahangaha ni amagambo atigeze aceceka, akomeza avuga ko atazigera na rimwe atuza kuyavuga. Ariko nyamara kuri uyu munsi ijwi ryavugiraga mu ruhame riri inyuma y'inkuta. Ese koko Yampano yari icyaha cyangwa se yari ijwi ritari rikwiriye kuvuga? Ngo haye ikaze ni kuri Bushake TV, aho tugiye kwinjirana mu kiganiro. Ndetse abantu benshi baribaza, ese byagenze bite ngo uyu muntu wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga agereho afungwe? Ni amakosa? Ni amagambo se? Cyangwa se ni ikindi kintu abantu batazi? Uyu munsi reka tugaruke ku nkuru irambuye cyane yatumye benshi bahagarara bagaceceka, ifungwa rya Yampano. Iri fungwa rero rikaba ryabaye inkuru ikomeye cyane ndetse ryateje impaka ndende mu banyarwanda, cyane cyane abakurikiranira hafi ibikorwa bye ku mbuga nkoranyambaga. Yampano yarazwi nk'umuntu utajya ugira ubwoba bwo kuvuga icyo atekereza, agashyira ahagaragara ibitekerezo bye ku bibazo byose bitandukanye by'imibereho y'abantu. Icyatangaje benshi si ifungwa ubwaryo gusa, ahubwo ni uburyo inkuru yakwirakwiye vuba cyane, buri wese agatangira kuyivugaho mu buryo bwe. Hari abavugaga ko ari akarengane, abandi bakavuga ko byari byitezwe bitewe n'imvugo ze zibimuvugwaho cyangwa zitavugwaho rumwe. Nk'uko rero byakomeje kujya bitangazwa mu binyamakuru bitandukanye, ndetse ikibazo cyatangiye ahanini ku magambo n'ibitekerezo Yampano yashyiraga ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bavugaga ko byarenze ku mategeko agenga imikoreshereze y'itangazamakuru n'imvugo ikoreshwa mu ruhame. Nanone kandi ni ngombwa gusobanukirwa ko mu gihugu icyo ari cyo cyose umudendezo wo gutanga ibitekerezo ugira imipaka yemewe n'amategeko. Iyo rero imvugo ifashwe nk'ishobora guteza umutekano muke, gusebanya cyangwa se gutesha agaciro abandi, inzego zibifitiye ububasha cyangwa se ubushobozi zitangira kubikurikirana kandi biri mu nshingano zayo. Mu gihe kandi inkuru igenda ikura, Yampano yatangiye kwitabwaho n'inzego z'umutekano. Hakurikiraho rero iperereza ryimbitse rigamije kumenya niba koko ibyo yashinjwaga bifite ishingiro mu mategeko agenga igihugu cy'u Rwanda. Iri perereza rero niryo ryaje kurangira hafashwe icyemezo gikomeye cyane cyo kumufunga by'agateganyo, mu gihe iperereza ryaba rikomeje gukorwa kuri uyu muraperi ndetse wari umaze kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse kandi abamushyigikiye bagaragaje ko Yampano yavugaga ibitekerezo by'abantu benshi batinya kuvuga, bakemeza ko yafashwe azira kuvuga ukuri kwe. Ku rundi ruhande kandi harabibaza niba nanone kandi ko kwamamara kwe ku mbuga nkoranyambaga bidakwiriye kujyana n'inshingano zo kwitwararika ndetse cyangwa se kuvugira amagambo akomeye, cyane cyane ukurikije amagambo uyu musore cyangwa se uyu mugabo yakoreshaga ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru ikaba yasigiye isomo rikomeye cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga. Burya ngo ijambo rimwe rifite imbaraga, kandi ko nanone uko wakwambara kose ugomba kumenya aho uburenganzira bwawe buhera ndetse kandi naho bugarukira. Kugeza ubu abantu benshi baracyategereje umwanzuro w'inkiko kugira ngo nanone hamenyekane ukuri ku byaha ashinjwa ndetse n'icyerekezo cy'ahazaza he.
Icyakora kandi nanone ifungwa rya ya mpano rikomeje kuba isomo rikomeye cyane ku rubyiruko n'abanyamakuru bakoresha cyane cyane imbuga nkoranyambaga. Reka nkwibarize akabazo k'amatsiko, duhure muri komenti. Ese wowe ubibona ute? Ese byari bikwiye cyangwa se ni ikimenyetso cy'uko imbuga nkoranyambaga zisaba kwitonda? Kwitonda kurushaho, tanga igitekerezo cyawe, ariko kandi wibuke ko ijambo rimwe rishobora kubaka cyangwa se rikakurangiza bya burundu. Mu buzima kandi hari igihe ibibere inyuma y'amarembo y'urugo bitavugwa cyane. Hari igihe umugore aba ari we uhabwa umutwaro wose, ndetse n'iyo atabigizemo uruhare na ruto, ugasanga nyuma yaho niwe ugize ingaruka zikomeye cyane. Ifungwa rya ya mpano ryabaye inkuru ikomeye cyane mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Abantu benshi baravuga, abantu bavuga ibitekerezo bitandukanye mu bitekerezo byabo, ariko hari uwibagiwe umugore wa ya mpano. Uyu ni umugore wasigaye ahagaze wenyine, ataregwa mu rukiko, atari mu manza, ariko nanone ntiwibagirwe ko umutima we ubu kano kanya uri mu gihirahiro gikomeye cyane. Yabyutse yumva isi yamuhindutse, izina ry'urugo rihindutse umutwaro, amaso y'abantu ahinduka imanza, amagambo ahinduka inkota. Ushobora no gusanga nta kamera imufata amarira, cyangwa se imufata arira, cyangwa se n'ubu kamera yamufata ariko ntiyareba mu mutima we. Nta mbuga nkoranyambaga zivuga ku marira ye, ariko se umutima we uravunika cyane, ndetse umutima we uraremerewe, yibaza byinshi. Ese urukundo ruracyafite imbaraga? Ese urugo rurasigara ruhagaze rute? Ese ejo hazaza hazagenda ute niba koko ya mpano atari kuwe ngo atahe? Umugore yibaza byinshi. Ni mu gihe kandi umugabo ari mu maboko y'amategeko, umugore nanone aba ari mu maboko y'ubuzima bukomeye, agomba kuba umubyeyi, akaba umugore, akaba ari intangarugero wenyine. Iyi si inkuru yo gucira urubanza uwo ari we wese, ahubwo ni inkuru yo kwibuka ko inyuma y'inkuru ikomeye haba hari umutima ucecetse, ndetse umutima ubabara cyane. Uyu ni umugore wa ya mpano, umugore uri mu rugamba rutavugwa, ariko kandi urugamba ruremereye cyane kurusha amagereza. Kabone n'ubwo hari icyo waba wapfuye n'uwo mwashakanye, cyangwa se umugabo cyangwa umugore, umwe muri bo akabasha kuba yajya imbere y'ubutegetsi cyangwa se mu butabera agafungwa, ariko uko byagenda kose wa wundi usigaye, uko byagenda kose, urukundo, ibitekerezo, imitekerereze, ubuzima bitangira kumugora uko byagenda kose. Burya kandi mu buzima inkuru ntirangirira aho kamera ihagarara, ndetse inkuru ntirangirira ku nkuru zivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Iyo umugabo afunzwe, amategeko akora akazi kayo, ariko nanone hari umutima usigara ucecetse, ndetse ugerageza kubaho buri munsi. Umugore wa ya mpano si inkuru yo gucira urubanza, ni isomo ry'ubuzima, ry'uko hari abantu bashobora kwishyura ibyo batakoze, cyangwa se bishyura ibyo batakoze. Mu gihe isi ikomeje kuvuga, we arakomeza guhangana n'amarira n'ibibazo n'ejo hazaza hatari hasobanukana. Ndagushimiye cyane kubana natwe, n'ubundi inkuru zacu zirakomeje. Reba neza ko kanze kuri buto ya subscribe, like, share na comment, byose ni ingenzi. Ukomeze kujya ubana natwe, kuko inkuru zacu zo ziracyakomeje umunsi ku munsi. Just fade to shine.